Bene data bakundwa, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ni Pastor Emmanuel basuhuza. Tugarutse mu mwanya w'ijambo nk'uko twabisezeranya ko tuzajya tuganira ijambo. Reka rero tudatinze aka kanya dusenga Imana, niturangiza twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, turagushimye aho tubeshaho, ukatumenyera ibidukwiriye, ukaturwanira intambara nyinshi twe tutabasha kwirwanirira. Aka kanya tuje mu mwanya w'ijambo, ndasabye kugira ngo mwene data tugiye kubana, abo tuzabana igihe cyose, imbaraga zawe zizakore, kandi umugambi wo ku buzima bwabo urushaho gusohozwa n'imbaraga z'indengakamere z'izo mbaraga zawe. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu tuzajye twizeye, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 18. Samweli wa mbere ibice 18, turasoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Samweli wa mbere ibice 18, umurongo wa 8 n'uwa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titre yaho iravuga ngo Dawidi asingizwa na rubanda. Dawidi asingizwa na rubanda. Murongo wa 8 ngo Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati, Dawidi bamubazeho inzovu, naho nge bambazeho ibihumbi gusa. None se ashigaje iki kandi keretse kuba umwami? Murongo w'Icyenda aravuze ngo uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Iri jambo Mwuka Wera yamishuriye ko ubu buzima Dawidi yanyuzemo bwaranzwe amacumu ya Sawuli. Nicyo turi bugarukeho, nkubwira ngo amacumu ya Sawuli ku buzima bwawe, cyangwa ibisa n'amacumu ya Sawuli ku buzima bwawe, bifite igisobanuro gikomeye, bihishemo umugambi Imana igufiteho. Twasomye ngo Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo rivuzwe kuri Dawidi. Ubundi Sawuli ninde? Dawidi ninde? Aba ni abantu babiri babaye abami ba Isiraheli. Habanjije kwima Sawuli. Sawuli ni nawe mwami wa mbere wabaye umwami w'Abayisiraheli, yimikishwa amavuta n'Uwiteka. Ntago yagiyeho gutyo gusa, yimikishijwe amavuta n'Uwiteka. Ariko akijyaho yakoze ibintu bidashimisha Uwiteka. Yatambye igitambo mu buryo butari bwemewe, kuko ntiyari umutambyi, kandi icyo gihe cyaraziraga. Ikindi, Imana yigeze kumubwira kujya kurimbura Abamaleki, aravuga ngo ubu bwoko ndashaka ko burimbura, ntihagire n'umwe usigara. Arangije ngo atoranyamo abagore beza, atoranyamo abakobwa beza, atoranyamo inka nziza, ntihagire icyo abitwara. Arangije arabitwara. Noneho Dawidi nawe ku rundi ruhande ni umuntu wavutse, ndetse bimwe niko bivugwa ko yavutse mu buryo butari bunyuze mu mucyo, cyangwa mama we yamubyaye mu buryo butari bunyuze mu mucyo. Niyo mpamvu hakomeje kujya hazamo intambara hagati y'abavandimwe be. Ariko icyo tureba, aba bantu bombi ni abantu babiri, bombi batoranijwe n'Imana, kandi umwe yakoze mu gihe cye, n'undi akora mu gihe cye. Ariko umwe arashimwa, undi ntiyashimwa. Noneho Dawidi ntabwo ngiye kujya uburyo Imana yamutoranije, ikamusukaho amavuta, yarangiza kumusukaho amavuta ikamuvugaho ibintu bikomeye bihanuwe na Samweli, ndetse abwirwa yuko azaba umwami. Noneho inzira imugeza aho ngaho yari kunyura kuri Sawuli. Nshuti mwene data, ndabizi ko nawe hari ibintu Imana yakubwiye bikomeye, ariko hari igihe wari ubizi ko kugira ngo ubigereho bisaba kubanza kunyura kwa Sawuli, mu biganza bya Sawuli. Kandi mu biganza bya Sawuli abantu benshi barahanga, nawe urahanga,
mu biganza bya Sawuli nta cyiza kibamo. Mu biganza bya Sawuli ni amacumu, ni imiheto, ni ukurasa, ni ukuguhiga, ni ukukurwanya. Mbese mu biganza bya Sawuli ni icyo ngicyo kibamo. Twasomye umurongo uvuga ngo Sawuli abyumvise ararakara cyane. Hari amagambo ashobora kuvugwa ku buzima bwawe abantu bafite spirit nk'iya Sawuli. Muri ubu ntago ndi kuvuga Sawuli ntakiriho. Umuntu arapfa ariko umwuka w'umuntu ntujya upfa. Ko ngako gashyira hano, umuntu arapfa ariko umwuka w'umuntu ntujya upfa. Niyo mpamvu kubatizera Imana bajya baterekera imyuka mibi yo mu miryango yabo yapfuye, kuko bazi neza ko abantu barapfa ariko imyuka mibi yabo, imyuka mibi n'Abanyarwanda barabivuze ngo uriya muntu arazerera nka ruhombi. Ruhombi niyo evil spirits. Noneho ngo Sawuli abyumvise akomeza atangira kumureba ijisho ribi, ababazwa n'iryo jambo rivuzwe kuri Dawidi, atangira kumureba ijisho ribi. Ndetse yaramwanze icyo gihe, nubwo Yonatani umuhungu wa Sawuli yamukundaga, ariko Dawidi baramurwanije, akajya amutera amacumu, akajya amushaka uburyo yamwica. Ariko kubw'umugambi w'Imana, haleluya, kubw'umugambi w'Imana yari ifite ku buzima bwe, Dawidi ntacyo yigeze aba. Ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, Imana nimba igufiteho umugambi, amacumu ya Sawuli ntacyo azagutwara. Imana nimba ifite umugambi ku buzima bwawe, amacumu ya Sawuli cyangwa imeze nk'amacumu ya Sawuli, abarozi, abagome, abakwanga, abakwifuriza, yewe ndagira ngo nkubwire ngo igihe ubanye n'Imana neza, igihe womatanye n'Imana, igihe umutima wawe womatanye n'Imana, ijambo ry'Imana rizasobora ku buzima bwawe. Icyo abantu bavuga si cyo kizasobora ku buzima bwawe. Noneho Sawuli yakomeje guhiga Dawidi, kandi ahangaha Dawidi yagiye abona uburyo bwinshi, yagiye abona opportunity yo kumwica, ariko yanga kumuramburaho ibiganza, yanga kumwica. Aravuga ngo uyu nguyu nawe yasizwe amavuta n'Uwiteka. Ndagira ngo mubwire ngo iyo uri mu mugambi w'Imana, amacumu ya Sawuli uzayabonesha amaso, ibikomeye uzabibonesha amaso, ariko Imana nayo izaba iruhande rwawe. Ariho abantu, aya macumu ya Sawuli yazaga ahiga umugambi w'Imana kuri Dawidi. Ntabwo ari Dawidi wari ubyikururiye. Dawidi nta kintu mu buzima bwe yakoze cyari gutuma aterwa amacumu, ahubwo umugambi w'Imana yari ifite ku buzima bwe niwo wateye Sawuli kubona ko ibintu bimucikiyeho, arangije atangira kumuhiga. Ariho abantu mu buzima basa naho bikururira amacumu. Reka mbivuge muri ubu buzima, ugasanga muri ubu buryo, ugasanga umuntu hari ibibazo yikururiye. Ndagira ngo nkubwire ngo wenda mbigereranye mu ntuza muri ubu buryo bugaragara, ikibuga cy'umugambi w'Imana, ikibuga tere y'umugambi w'Imana urimo, ibyo uzahuriramo nabyo byose Imana izabana nawe. Ariko amacumu cyangwa ibyo wakwikururira, ntabwo ibyo bintu Imana izabana nawe. Oya, izabana nawe. Mbese imvune zose uzagira hanze y'umugambi w'Imana ntabwo zishingiwe, nta insurance zifite. Ariko imvune zose uzahura nazo, imvune ibigeragezo uzahura nabyo, ibibazo uzahura nabyo, uri mu mugambi w'Imana, uri mu mugambi w'Imana, naho byagenda bikamera nk'ibyayo. Nasomye ijambo ry'Imana avuga ngo nuko Yobu Imana imuhira nyuma kurusha ubwa mbere, imuha ibyo yatakaje inshuro ebyiri. Rero nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ibisa n'amacumu ya Sawuli ku buzima bwawe, nimba uzi kuri mu mugambi w'Imana, ndagira ngo nguye ngo fear not, witinya, humura, Imana iri kumwe nawe. Nubwo yamurebye ijisho ribi, nubwo yamututse, nubwo yamuhize, nubwo yamurwanije, ariko ntabwo byamubujije. Ubundi amacumu ya Sawuli ku buzima bwawe ni ikimenyetso simusiga kuzaba umwana. Ibikugerageza uyu munsi bikomeye ni ikigeragezo simusiga ko uzakomera. Ijambo ry'Imana bavuga ngo abageragezwa uko ishaka, abo ngabo irabemera. Hahirwa abageragezwa nk'uko ishaka. Iryo jambo riri mu Baheburayo bice 12. Reka tuhasome. Baheburayo
ibice 12, Abaheburayo ibice 12 twasome. Haravuzwe ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Kwihanganira ibitugerageza, kwihanganira ibikugerageza. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Jambo ngo yihanganiye umusaraba. Umusaraba ntabwo ari ikintu gikomeye, cyoroshye. Yarawikoreye nyine, ababarana nawe, arakubitwa, arangwa, yangwa na bene se. Wasanga nawe uyu munsi batakwemera, wasanga nawe uyu munsi wanzwe, wasanga uyu munsi nawe hari ibyo urwana nabyo. Yihanganiye umusaraba wamushyizwe imbere. Uyu murongo musubiremo kuko urakomeye cyane. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Kwihanganira umusaraba, kwihanganira ibyo bigeragezo, kwihanganira ibyo bibazo uri kunyuramo. Ariko imbere ndagira ngo nkubwire nshuti, hari umugambi w'Imana, hari ibyishimo. Noneho gatatu aravuga ngo nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kandi mwibagiwe kwagugura kubabwira nk'abana. Yesu ashimwe. Ntago wari wageraho uvusha amaraso, nubwo wenda ubuzima bukubabaje, nubwo ibintu bikubabaje, ariko ndagira ngo ibyo bigeragezo uri kunyuramo bifite icyo bivuze. Ibyo bintu uri kunyuramo bikomeye, bimeze nk'amacumu ya Sawuli, bimeze nk'ubuzima bwo guhigwa, bwo kutagira gute, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Reka dusome mu Baheburayo nanone ibice 2 murongo w'8. Ibice 2 murongo w'8 aravuga ngo Abaheburayo bice 2 umurongo wa 18 niho rivuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Kuko ubwo yababajwe, Yesu ubwo yababajwe ku bwawe, abasha no gutabara. Haleluya! Abasha no gutabara abageragezwa bose. Mana uko yakoraga ejo na n'uyu munsi niko iri. Jambo ravuga ngo Yesu Kristo ko ari ejo na n'uyu munsi niko ari. Ndagira ngo rero ntaza gutinda cyane. Ibibazo uri kunyuramo, ibigeragezo uri kunyuramo, intambara uri kunyuramo, ubundi byo bingana n'umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ntago bipfa kuza. Imana nimba hari icyo yakuvuzeho, nimba uzi neza nshuti yanjye, nimba uzi neza mubyeyi wowe udukurikiye, mugabo, musore, mukobwa, nimba ubizi neza ko hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ntago Satani azabura kukirwanya. Kandi Satani ntabwo azaza nk'igisimba gifite ibyiso bitukuye, gifite cyambaye ibikote by'umukara. Biriya ni ibintu abantu bashushanya gusa, ni ishushanya mvugo. Ariko Satani ni umwuka, abasha kwiyegeza, abasha kuza ku muntu, yarangiza wa muntu akakurwanya, ukibwira ko ari umuntu ari kukurwanya, ariko mu by'ukuri ari umwuka wa Satani uri kurwanya icyo Imana yavuze
ku buzima bwawe. Abantu benshi barabizi, njye natuwe Imana kuva navuka, natuye Imana mfite imyaka 2 nturwa Imana, ariko ubuzima bwo gukura kuva ku myaka 2 kugeza uyu munsi mfite 40, hari byinshi majije kubona. Satani hari igihe ataguhiga ari wowe, ahubwo agahiga umugambi w'Imana ku buzima bwawe kugira ngo utazasohoka. Hari ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe mama gutwite, hari ibyo Imana yavuze wenda waravutse ukiri umwana, hari ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe ubasha kumva ubuhanuzi, hari ibyo n'ubundi nta muntu ubaho nk'impanuka muri iyi si. Waje kubw'umugambi w'Imana, waremwe kubw'impamvu ikomeye, ntabwo uri impanuka. Nubwo buzima unyuramo buri kukubabaza, ndagira ngo nkubwire ngo humure, si impanuka. Hari ikintu gihishe inyuma yayo, hari ikintu gihishe inyuma y'ibyo ngibyo. Satani ntabwo arwanya ubuzima bwawe gusa, ahubwo aba ashaka kurwanya icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kugira ngo utazakigeraho, kugira ngo kitazasohora. Kenshi na kenshi mu muryango umwe runaka cyangwa undi, haba hari umuntu uzazamura ibendera wenda ry'uwo muryango. Reka myitegure, hari ukuntu umuntu agenda hanze agakora ibikorwa by'ubutwari, yarangiza akazamura ibendera ry'igihugu. Rero no mu muryango nuko bimera, hari umuntu Imana iba yarashyizemo kugira ngo azazamure ibendera ry'uwo muryango. Tubona ku muryango wo kwa Yesayi, Dawidi yabaye umwe mu bazamuye ibendera ry'umuryango wo kwa Yesayi. Kwa Yakobo, Yosefu yabaye umwe mu bazamuye ibendera ry'umuryango wo kwa Yesayi. Kwa Manase, Gideyoni yazamuye ibendera ry'umuryango wo kwa Manase. Kwa ahangaha iwabo wa Samsoni nawe azamura ibendera ry'umuryango wo mu muryango wa. Rero ndagira ngo nkubwire, wasanga ari wowe Imana yatoranije kugira ngo uzazamure ibendera ry'urugo rwawe, kugira ngo uzazamure ibendera ry'umuryango wanyu, kugira ngo uzabe intwari izatabara umuryango wawe. Rero ibyo ngibyo Satani ntabwo abyishimira, arifuza ko wa muryango uhera mu kode, arifuza ko wa muryango uhera mu bibazo, arifuza ko wa muryango uhora ugira ibibazo, ugira abarozi, ugira ibiki, kugira ngo byibura wa muryango wose uzarimbuke. Rero nubona Satani akurwanya cyane, nubona ibigeragezo byisukiranya, ndagira ngo nkubwire ngo haba hari umugambi wihishe inyuma cyangwa utagaragara ku buzima bwawe. Reka ninjire mu mwanya wo gusoza. Ntago nzi uburyo uremerewe, ntago nzi ibiguhangayikishije ibyo ari byo, ntago nzi ngunu uri kuriramo. Abanyarwanda baravuze ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Ayiwe, ushobore kuba ubana n'abantu ariko batazi agahinda kawe, ushobore kuba babona wambaye, ariko mu by'ukuri mu mutima agahinda kawe ari wowe ukazi. Nigeze kuvuga kantu kavuga ngo abantu bashobore kukugirira impuhwe, abantu bashobore kukugirira imbabazi kubw'ikintu kikubayeho, ariko there is no one who will feeling the pain, inner pain of your heart. Nta muntu n'uyu n'umwe uzafiringa uburibwe bw'imbere mu mutima wawe, ariko Imana ubwo buribwe irabuzi. Haleluya! Ubwo buribwe Imana irabuzi. Kandi nubwo ugeragejwe, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifite umugambi mugari ku buzima bwawe. Tugiye gusenga, dusengana Imana. Wicika intege, wikwiheba. Baririmbye ngo ni Imana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zero irakora. Twarabibonye, ubuhamya burahari. Wenda tuzagera n'igihe cyo kuzana ubuhamya, tuzagera n'igihe cyo kubabwira ubuhamya, tuzagera n'igihe cyo kugira abatumirwa batanga ubuhamya. Ntabwo ari uko bizahora, ntabwo ari uko bizahama. Dawidi kubera ubwo buzima yanyuzemo, yanditse Zaburi nkunda cyane, yavuze ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko wararuhirwa na Sawuli, ariko bwacya. Haleluya! Reka dusengane Imana kandi wizere. Zamura kwizera kwawe, nanjye nzamure kwizera kwawe, niturangiza dusengane Imana.
Mana data twese uri mu ijuru, ndagushimye byibura ko uyu muntu yumvishe iri jambo, ndagushimye ko uyu muntu yumvishe iri jambo, ndagushima ko wamuhaye imbaraga zo kuritega amatwi. Mana, ibimeze nk'amacumu ya Sawuli ku buzima bwe, ibimeze nk'amacumu ya Sawuli ari kunyuramo, ndasabye kugira ngo umwereke imbaraga zawe, mwereke imbaraga zikomeye, mwereke imbaraga z'indengakamere. Ijambo ryawe riratubwira ngo ni wowe munyembaraga ubaho nta wundi. Wigeze kubwira Yesaya, uramubwira ngo Yesaya, ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Hari ibintu bitakorwa n'amafaranga, hari ibintu bidakorwa na famiye, hari ibintu bidakorwa n'amashuri, hari ibintu bidakorwa n'isi, ariko wowe ubwawe ukabyikorera. Ndasabye kugira ngo ugenderere uyu mwene data, kandi uko akwifuza kubone ibi bimeze nk'amacumu, ibi biri kumujomba, ibi biri mumere nabi, bishobore kuba ari uburwayi, bishobore kuba ari ibigeragezo bitandukanye, ariko ndasabye kugira ngo umwigaragaze.